point il for abareyo mutabona, point il for abareyo mutareba. Folnganye aba bakinnyi bitwa ba Keve, aba bakinnyi bitwa ba Basane, aba bakinnyi bitwa ba Haji bagomba kuba baryoherwa no gukinana nawe. Gute? Uyu mukinnyi ni umukinnyi uzi kuza akaguhagararira mu mwanya wawe, akaba yagukinira role yawe mu gihe wowe ufite izindi role wagiyemo. Ndabisobanura. Yego. Hari ukuntu Basane akunda gusubira mu kibuga cya Rayon Sport bagiye kudefanda akajya gushaka y'umupira. Mu gihe agiye gushaka umupira, noneho umukinnyi w'umunyabwenge ufite icyo bita intelligence, n'iryo jambo yavugaga, ufite mu mutwe hakora neza, agahita avuga ati none ko bari kuzamukana baro kuri couloir we na Ombolenga, uzi ko iyi baro ari babiri n'umuwinga n'umudefenseur ari babiri kuri babiri, bivuze ko tudafite umu extra player ku ruhande kandi no bari gukinira. Reka njya ku ruhande mbaye support, mpagararaho Basane akabaye ari kuko yari yabanje gusubira inyuma, ntanga iyo support. Mu mupira tubyita interchanging positions. Uzi icyo kintu maze igihe nkigarukaho, niho upimira ubwenge bw'abakinnyi. Amadeplacement ukora uva mu mwanya wawe ujya mu wundi, n'uburyo uva mu mwanya wawe yongera kugaruka mu mwanya w'abandi wongera kugaruka mu wawe. Abakinnyi benshi ntabwo uzumva bavuga ngo uyu mukinnyi ngo ku ruhande ngo iyo ahaje ngo aranjena, ngo arambangamira, ngo atuma ndatambuka ngo nyine umupira neza. Hari ubucucike buba mu kibuga bw'uko abakinnyi batazi gukora ama movement. Ibyo babyita intelligence, ni science, ni igitabo mu mupira, kumenya uko umuvinga, kumenya igihe ugerera ahantu, kumenya igihe uhavira, kumenya aho uhagarara, positionnement kwa niryo jambo nashakaga, kwipositiona, kumenya uzarebe n'ibitego atsinda. Musubiyemo nk'igitego yatsinze ejo bundi batsinda muri bya bitego bibiri yatsinze, hari cy'umutwe yatsinze aja mupashe batsindaga Vision. Igitego cya gatatu yatsinze pasi ya Adama Bagayogo. Fata cyane igitego cya Haji. Igitego cya Haji yarirutse ajyana n'umudefenseur bagiye kugera mu izamu, ahita furena asubira inyuma gato yaba mu mpira ahita atsinda n'umutwe. Ingingo ya gatanu igaragaza ko urebye na baro yahinduye kuri iyo gitego batsinze bakozeho bose, ahantu yari yasabiye baro vuga ngo yararebye asanga Iraguha Haji yasubiyeyo, ajya gusaba baro kuri karindwi, ahita yihindura ayishyira muri box, avuga ngo byanze bikunze ubwo nahavuye bahaje ba Keve na ba Basane barimo na ba Haji. Vuga ngo zira position akora positionnement zifasha ba Haji na ba Basane kuba nabo babona uburyo bwo gukina na ba Keve. Ingingo ya nyuma twisorezaho, barakubwira ngo ntagira icyo bita precipitation, ntagira igihunga, ni umusanfurwa, nta bwoba, ni umwataka. Niba mwibuka igitego yatsinze yacenze abadefenseri, ufata baro muri box Lorenzo akabloka umudefenseri akabanza akamwigezayo, akamufenta rimwe akamufenta kabiri, ubwo ari kumucenga agatsinda tuje. Burya bataka benshi muri box yahageze, igipira batereka ngikubite kigenda uko cyakagiye wenda kirajya mu izamu. Uyu mwataka APR Clement na Suwane gataka kumbapimisha, urwego rwe nkareba n'urw'abadefenseri. Gusa icyo kwishimira kuri Rayon harimo nk'utuntu nka tutatu. Akambere, igaruka rya Sefu cyari igitekerezo cy'umutoza ubwe, wamwibwiriye ngo ufite ibiro byinshi, jya mu myitozo ukwezi kose ugabanye ibiro, ningukenera nzakugarura. Aho Sefu yagabanyirije ibiro yambwiye ati narabigabanyije, yambwiye ati garuka mu myitozo, arayikora. Yari amaze igihe atekereza kumukoresha guhera kuri match za Musanze, ariko akagenda amwihorera. Iki gihe rero yavuze ngo ubwo derby irimo gukomanga, twabigarutseho n'ejo, ahari uyu mwana yitwa Rojo ashobora kuba akiri muto kuko yahangana n'abakinnyi ba APR amaze gukamuka cyane y'amaderby menshi nka baruboneka n'abatade Ruhanga. Reka ngarura umuntu wanjye Sefu Kamba na Roho, akimukoresha amahirwe ya Sefu ibitego birabishyiramo. Hari umutarama wazo unsetsa ntarivuga amazina ye, yambwiraga ngo wallahi Sefu ngo ari yabimbwiye imbere ya match, ni terime y'umupira ntabwo ari terime iri dati, ngo yari yambwiye ngo arayibyaza. Ejo nge navuganye na Sefu nyuma ya match, ikindi gitego ari kwinyamira abo bakita ngo ndayibyaza. Ejo navuganye Sefu nyuma ya match, yatuganirije, naramubajije ko numvaga nanjye ari ikibazo nibaza. Rugaje abakinnyi bacu urabazi, sita bamaze kuba bakuru, niyo yicaye match ebyiri bamurishije bench arivumbura akigumura. Sefu we none uramuzi n'amafaranga, iyo yabuze arigumura akabura bakamubura. Aho yanyuze muri za Kiyovu murabizi ejo bundi amafaranga yabuze nyine Sefu ntumubona.
sefu ni umuryaka ariho umuryaka ariho ngo nyine nimatahane ibaza sefu yashoboye kwihanganira amezi 2 adafite imvune akora imyitozo adakina. Robertinho yamuhaye iki ku buryo abana na Ayabonga amushyira ku murongo akamara amezi 2 adakina? Ni ikintu kidasanzwe. uwo niwe Robertinho rero. Robertinho nicyo kintu akora kuko buriya no hanze ni Burayi umukinnyi kubwira ngo ntabwo uri fit. Urabizi byateneje Ten Hag na n'uyu mwana Jadon Sancho kubwira ngo ntabwo umeze neza, ntabwo ukina. Sancho byahise biba ikibazo gikomeye. Sefu naramubajije ngo ni iki cyatumye utaba sefu wa nyawe, wihangana, ugira iyo patience, ugira iyo resilience, wigumura ukamara igihe kingana gutyo udakina kandi utaravunitse udafite imvune. Kuko hari igihe yajyaga mu kibuga yifitiye umubyibuho. Muri equipe nationale Huye yateye match dukina, ndumva ari na South Africa, Afrika y'Epfo cyane. Afrika y'Epfo yateye match kandi ubonaga umubyibuho awufite. Yarawufite kabisa. Yakinye neza cyane. Kinye neza umubyibuho awufite. Ntabwo rero ntekereza ko sefu ari kumubwira ngo mara amezi 2 udakina ngo ugabanye umubyibuho. Sefu amaze iminsi anabyibushye, amazi rwose nk'umwaka n'igice abyibushye. Umva rero ikintu gikomeye namubazaga, yagusubije ngo ikirere wubaha Robertinho bingana gute ku buryo akubwira ikintu nk'icyo ukacyubaha ukagarukana morale utarabaye decourage, utaracitse intege. Sefu yarambwiye ngo Robertinho ntabwo ari umutoza wanjye gusa, Robertinho ni umubyeyi twabanye mbere y'iki gihe, ndamuzi. Iyo ambwiye ngo uramara amezi 2 udakina urimo kwishyira ku murongo, ikintu gituma mbyubaha nkanabikora nishimye, ndabizi ko abikorana urukundo, ruvuga ngo aranyifuriza ibintu byiza, ndabizi nibigera igihe akabona ko ibyo yansabye narabikoze azongera ampa umwana. urumva icyo kintu ruvuyanga. Umubyeyi ugukebura akaguha task yo gukora, uzi neza ko adashaka kukuvuna igufwa. Yabigereranye na wa wundi wari urimo gusimbuza umwana ngo awushije penalty agahita Robertinho bikora kibyeyi. Urumva deja ni mentalite zitandukanye. Umvise Bagayo ukavuga ati c'est mon grand père, avuga ati rwose ni mufata nka papa. Bagayogo match atera, Bagayogo match atera, yishimiye kuba kuri bench. Asimbuye ni bench sezo yose, ariko yabaye clear. Abafana bamubajije bati yabaye clear, yamubwiye ibintu bitatu. Yabwiye Bagayogo icyambere, amwe ati uri muto, bakeve barakuruta mu myaka, misikire zawe ziracyakura, inyama, imitsi, biki, uracyakomera, uracyari umwana, uracyakura. Icya kabiri, wowe kubera ko utari wagira ubumenyi buhagije ku mupira nk'aba bakuru bawe, usanga ugira indiscipline tactique, uba ushaka kwiruka ahantu hose bariri ngo igusangeyo uyikoreho. Iyo igiye iburyo uriruka ukajyayo, iyo igiye ibumoso ukiruka ukajyayo, iyo igiye muri defense ukiruka ukajyayo. Mu yandi magambo, uri umukozi ariko ukora ibintu bimwe ugatakaza na energy ahantu hatari ngombwa. Therefore umupira w'iki gihe usaba tactique. Nzajya ngo iminota mikeya nkeneye koko kuza kumpa icyo bita fire power, gucana umuriro nyine ikipe yatangiye kuruha, ukayiyaza, ukayishyushya, ukayisaza. Icya gatatu, yaramubwiye ngo tuza, aba bareba ubona baguha amashyi, aba bareba ubona baguha amafaranga, aba bareba bagukunda, nababayemo, ndabatoza, mbatwarira ibikombe, mbazi kukurusha. Sinshaka kukwexposa cyane nonaha bagusaba ibyo udafite. Singusabye, ntiwampa ibyo Keve yampa. Bro, Keve akubita match 12 muri Rayon adasimburwa, agakora izo muva, agakora n'iza cana. Keve ufatiye guhera mu kwezi kwa 8 ashobora kuba amaze gukina match 20 zirenga mu maguru. Oya, yaje atangaga assist kuri kona ayiha Sefu ku gitego cya kabiri. Tunabimenya Ni assist ya kabiri kandi byarabikora ya 8. Assist ya 8 muri sezo mikino. MK11 akabari bakamuhereza raporo yuko bacuje mu kabari, kandi na wa mudamu we mwiza w'inzobe nawe bakaba bagomba kuganira neza cyane gipfura. Kandi Sefu nako kandi yimuherekeve ahabera igitangaza, ntasinde, iyo nyine iyo nsinzi ntabe carried away, ntajyane nabyo, agakomeza kuyobora abakinnyi ba Rayon kugeza igihe bazana imishahara bakayibaha, nta n'umwe wigumuye. Ametreza groupe ari karume cyane, umuntu w'umugabo mu muhamashyi. Kwanza tumaze igihe tumareze kapiteni wa Rayon Sport wabyo bintu byose wowe wabimanaginga. Wowe managinga kubana n'umugore umubonera umwanya, reka abagore nabo bagira kondisiyo zabo, arongoye vuba, ukamanaginga akabari, ukamanaginga abakinnyi batahembwe, ugatanga ama assist, ugakinira Amavubi, ugakinira Chan na Senior, kandi ugakina na Rayon, kandi ugatanga assist 7. Uwo muntu wari utekereza ko ari umuntu mu mezi atarenzane. None se ntari abantu zibananiwe n'akazi kabo kamwe babahaye?
Rumaga Ntabwo ari Rumaga yakoze umuco. igisigo cyitwa iriya niyo bita mentalite y'abagrandjoueur n'abagabo Rumaga- Abana yikorera ibintu nk'igihumbi ku mutwe Rumaga Yagira yakoze icyo atura igisigo hasi. cyitwa umugore si umuntu Eh, akeneye no gukora icyitwa muherekeve si umuntu bano bakinnyi bayobora urakoze cyane